bakajya bayashakira mu ngingo z'imibiri y'abantu. Rero nabonaga hari ibitaro bigeze kuri 12 bikora ibyo bintu, kandi bagashyiramo abaganga bize ibintu bijyanye na gisirikari, ku buryo nibazajya bakugezamo ugashaka kurwana bazajya bagukubita amajida akomeye, bagahita bagushyiramo n'amapingu bakakubaga mu buryo ntanuga. Ndagira ngo nze mbabwire rero ibintu Kavuzanduru yahanuye, ahanura ngo kwa perezida, ibintu Kavuza witegure kurimbuka kandi witegure n'urupfu, kuko Imana yo ishobora kwemera ko wamara umwaka utuka perezida atanagutuka, atanakuvuga, atanakuza, uretse kuba gusa yaba azi kuri umunyarwanda. Ariko mpamya ko Kavuzanduru ni Kavuzanduru, nta muntu w'umuhanuzi ubundi kuba rero afite cya kibazo gihe nari ngarutseho hano ko Bibiliya ivuga ngo ababi icyiza n'icyiza ntibazakibona, ahubwo icyiza bazacyita ikibi. Kandi Bibiliya ikavuga ngo umupfapfa nubwo wamushyira mu isekuru ugahera mu gitondo usekura ukageza nimugoroba, uwo kugaragaza. Yewe ndaguhanuriye we Kavuzanduru, wibare mu bazapfa nta ngoma n'imwe ufite, kuko hari umuntu ugira ubwenge agakorera shitani, ukamenya ko uri umupfumu ukaba umupfumu, ukamenya ko uri umweriminati ukaba umweriminati, ukamenya ko uri umufirimasoni ukaba umufirimasoni, cyangwa ukamenya ko uri umukozi w'Imana ukaba umukozi w'Imana, 100% ukaba Pawulo cyangwa ukaba Yohana cyangwa ukaba Petero cyangwa ukaba Yakobo cyangwa ukaba Danieli. Wowe rero ikibazo giteye agahinda, nturi muri FPR, nturi no muri FDR, wowe Kavuzanduru nta na hamwe uri nk'ingati imenye. Niyo mpamvu mvuze ngo urupfu rurakwegereye kandi urwihamagariye, koko umaze igihe kirenze imyaka 8 utereta urupfu, urushimashima, urukarisa, urubwira ngo mwambabariye mukanyisha. Kandi urupfu iyo umaze ku tatu udusubira ubwa mbere ukore subscribe cyangwa se saboni, turagushimiye. Ngarutse kuri uyu muntu witwa Kavuzanduru, ndavuga ibintu bigeze muri 4 kuri Kavuzanduru. Kavuzanduru yitegura urupfu. Kavuzanduru kandi yitegure gupfa yishwe n'abadayimoni. Urupfu yifuje, icyo ni kimwe gendiho. Urupfu yifuje akabunza agahanga ke cyangwa intumbi ye mu marembo y'u Rwanda, mu gihugu, mu rugo rwa perezida, kuko Kagame u Rwanda ni urugo rwa perezida. Reka mbivuge uko. Umwaka 1, 2, 3, 5 bikarangira ntawe ukwishe. Witegure rero ko wowe ugiye gupfa n'ubundi utishwe na FPR cyangwa se Inkotanyi, ahubwo urupfu rukwica n'abadayimoni bazakwiyicira. Kereka niwihana, kereka nuhagarara ukihana, kereka nukizwa ukabireka ibintu urimo, kandi nabwo ugasaba imbabazi igihugu, ugasaba imbabazi hamwe ucisha akanwa kavuma gatuka k'uburozi, ukahagaruka ukahanyuza ibyururutsa imitima, kuko ubu warishe cyane iminsi umaze ubundi wica imitima, kandi icibo ugezemo nicyo nawe bakugereraho. Icya kabiri, Kavuzanduru afite abadayimoni ba Boko Haram, Al-Qaeda bakorera mu bwenge bwe no mu mutima we, akaba mu Yesiya wenyine. Ntabwo ibi bintu abitumwa n'Imana, si n'Imana imukoresha, uko nuko kuri. Imana ishyiraho ubutegetsi ikabuvuma imyaka 15 bwaba bwarayinaniye kubukuraho se. Imana ntiyahera mu gitondo ikuraho Kagame ugeze nimugoroba atarava. Imana ntiyamara umunsi wose iri kwica Kagame atarapfa. Imana ntiyamara ukwezi higa Kagame yaramubuze. Umuntu wabuze Kagame ni Kavuzanduru na Satani. Nimwe mu muhiga toujours 7 jours kugeza umwaka wose mu muhiga mugatangira undi mutaramubona. Nimwe. Cyo ni icya kabiri rero,
usobanuriye kandi nkubwiye, ndetse muri iki kiganiro ni nabyo ndi bugarukeho nkuburira nanakubwira kwibasira famiye yo kwa perezida ko uku ni nko kurira ipironi y'umuriro, uku ni nko kurira cyangwa se nko kwijugunya mu kivu cyuzuyemo ingona. Nigarukire ku cya gatatu, kavuzanduru. Iri izina ngo ni ryo muntu. Kavuzanduru yari ikunguriye kandi inkubisi ya cyane, ibindi byiyongerereho. Kavuzanduru urwego Kavuzanduru iminsi amaze asemerera, avuga menshi, avuga byinshi. Ibi bintu nibwo ugiye kubona bikubita ikorosi bikugarukira. Imitima wagiye wangiza n'abantu wagiye uta mu manga no mu mporera, aba bantu bakubwiye ko bagushyigikiye ni abadayimoni. Aba bantu bakubwira ngo baragukunda ni abadayimoni. Nta muntu waba agukunda ngo abure kukugurira ipantaro areba uko wambaye, nta n'umuntu waba agukunda ngo abure kuguha views ureba ibiganiro ukora, nta muntu waba agukunda ngo abure no kukugurira kamera, cyangwa nibure ngo abure no kuguha agafuka k'umuceri, cyangwa aguhe n'isabune yo koga n'iyo kumesa, waguha amavuta yo kwisiga. Umuntu wambwira kwanga u Rwanda nta nyungu mbifitemo, nk'uko wowe uri kubikora, wararindagiye, warayobye. Udakatiye aba bantu ngo bave inyuma, utahindukiye ngo ibi bintu bivemo bireke, itegure ko uzicwa na marayika. Wagushyizemo umutima wo kutubaha abakuruta no kutamenya abayobozi no kutamenya igihugu, ubundi no kudakunda igihugu ni icyaha, no kurwanya igihugu cyawe ni icyaha, no kutemera igihugu cyawe ni icyaha. Kandi igihugu aricyo kiguhetse, aricyo kikubyaye, aricyo nicyo gakondo yawe, nk'uko Abisiraheli barwaniye gakondo bakayibona. Kuba rero ushinzwe kuvuma igihugu, ngira ngo mumaze iminsi mwumva ibiganiro yakoze avuga ngo Kongo niyo nziza n'Uburundi ni bwo bwiza. Nta wanze ko ari byiza, ariko ntabwo tuzigera tuba Abarundi, ntituzigera tuba n'Abakongomani, twe turi Abanyarwanda. Rero ubona ko u Rwanda ari rubi, ni bimwe Bibiliya ivuga ngo umupfapfa icyiza azakimenya, azakita ikibi, noneho ikibi akita icyiza. Nawe niwo murongo uriho. Icya kane, nutaba amaso ngo wihane muri uku kwezi turimo kwa gatatu, nutaba amaso Kavuzanduru ngo wihane muri uku kwezi kwa gatatu, wihane muri uku kwezi kwa gatatu, nkugiriye inama, ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani, kugira ngo uzabisimbuke bizagusaba kwihana. Niwihana kudashaka, ariko nutihana urupfu rwica umubiri kandi rukica n'ubugingo. muri kugendana kandi dayimoni zakwihakana ikubwire ngo si wankoreye, Imana yo ntaho muba muhuriye. Koko abwirwa benshi akumva bene yo. Igipfu gitabwa iwabo, niwihana umuntu arababarira. Nta byaha bitababarira uretse gutuka Mwuka Wera cyangwa gucokora Mwuka Wera. Niwihana urababarira, nutihana uzarimbuka. Ku nkombo niho haba korari iririmba ngo agapfa kaburiwe n'impongo, akabarore ni Kavuzanduru. Kavuzanduru yabwiwe guhunga ariko aranga. Nagira ngo rero nkubwire ko kwinangira umutima ikiza gukurikira ni ukurira udafite uguhoza. Ubwo uzi yuko wanamugana ngo ari views, ntabwo ari views uko bivuga nk'umukristo. Rero intambwe yo kwihana nicyo nkwifurije. Nari nkuzaniye ubutumwa
nagombaga kuguha kandi ntagabanyije ntanongereye, nizeye ko bwakugezeho kandi bukugezeho. Nigeze mbona unyandikira untuka na wa wundi ngo sinapi nawe yanyandikira ntuka murantuka se, murantuka ekareka. Ntabwo nzigera ndwanya igihugu gihoraho nubwo abantu badahora. Igihugu ngomba kukigiramo abana n'abuzukuruza bakagitura. Ntabwo rero nasenya aho bazaba, kandi sinzi aho bazaba iki gihe. Niba ntuye mu majyaruguru bashaka kuzatura mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba cyangwa mu murwa, bw'intara zose zigomba kubona amahoro, kuko tutazi aho bwira umuntu ageze. Ariko aho mvuze urugendo rwacu nk'abanyarwanda ruri ni mu Rwanda, tugira amahirwe koko mu Rwanda. Umunyarwanda udafite izindi mpamvu izo arizo zose atura aho ashaka, akaba aho ashaka 24/24 uragenda ku manywa na nijoro. Dusabiye umugisha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Imana imuhe kuramba no kurama, ugumeho kugeza igihe Imana izagukuriraho atari abana b'abantu, kandi ujyeho ari Imana igushyizeho atari twe tugushyizeho, kuko twe tugushyizeho bwakira tukavuga ngo vaho, wakoze ibyo tudashaka. Imana rero niyo igeno ryo kwimika no kwimura. Ibane nawe rero mu buyobozi bwawe. Haleluya. Nishimiye ko marayika utwaye u Rwanda, umukristo akwiye kuba nta kibazo bafitanye n'uwo mumarayika uhagarariye igihugu. Kandi ubwo uyikatisha ahantu ugahaga ubugingo bwawe, ugahaga amaraso yawe, ugahaga ubuzima bwawe, ahubwo ukifuza kwiyahura, n'ubundi urupfu rurakwegereye. Itegure gupfa, ndaguhanuriye, itegure gupfa. Ubwiye ubutumwa, itegure gupfa. Marayika w'urupfu muraturanye, muregeranye, cukura umwobo wigera, marayika w'urupfu murahagararanye. Nta muntu utuka umwamurama, nta muntu utuka umwamuramira mu gihugu, nta muntu wisenyeraho nk'ihene ziziritse mu miyenzi ubiramiramo. Oya, butumwa ugashira, umwaka ugashira, 2 igashira, 3 igashira, ubu ntizasanga mwarapfuye cyangwa mwarashaje, ubundi bizabatabara koko vuba. Iyi Mana kavuza nduru we na wa mugenzi uri Buganda, iyi Mana ubirabatabara vuba. Iyi Mana kuko niyabatereranye. Imana ibima ibyo kurya, ikabima ibyo kwambara, kandi ikagukoresha akazi kangana kuriya, kandi ikagutuma ahantu hakomeye kuriya. Ubu ntabwo Imana yabatereranye. Niyo mpamvu rero jyewe niba Imana itwemera, amazina yacu akaba mu gitabo cy'ubugingo, ikaba yemera u Rwanda n'abanyarwanda, Imana ikaba ikunda igihugu cy'u Rwanda. Imana si tuyigira inama ntituyirusha ubwenge. Imana si twe tuyibwira ngo birivuga ngo hagowe hazabona ishyano wihutisha umunsi w'Uwiteka. Ntabwo Imana ari njye uyigira inama yo kwereka amakosa ya perezida. Hoya, ntabwo ari njye wereka Imana ngo reba ibyaha by'umugore wa perezida. Oya, ntabwo ari njye ugira inama y'ibyo yakora mu Rwanda, n'ibyo yakuraho, n'ibyo yashyiraho. Bibiliya iravuga ngo shitani ni umurezi w'ibyaha. Aba bakavuza nduru rero, uretse ko musigaye muyivugisha n'ibirenge iyo nduru, nimwe musigaye mwereka Imana ibyaha ngo biri mu Rwanda, ibyaha abayobozi b'u Rwanda bakora. Ni mwebwe mwasimuye Sekibi mu babarezi b'ibyaha. Ubundi umurezi w'icyaha ni dayimoni. Ubundi mwabona umugisha gute? Ntushobora kubona umugisha, ahubwo igiye gukurikiraho ugiye gupfa. Uri kuraga, wowe kavuza nduru uri kuraga, uri mu minsi ya nyuma. Ubuze umuntu wiyahuraho, kandi nta nubwo uzicwa na FPR cyangwa Inkotanyi, ahubwo wowe uziyica, unihame, unishyingure, unicukurire. Kuko ibintu uvuga ntabwo bikwemerera kuba muzima. Wagize ikibazo cyo mu mutwe, ugira dayimoni. Aka kanya nakubwiye hasi, ndakubwira ngo ufite dayimoni iri Boko Haram cyangwa erikaye yo kwiyahura, y'ubwiyahura. Akambara perezida, akinjirira ku mupfasoni wa perezida. Nk'uyu mumama koko, uyu mumama uba umushakaho iki? Vuga ngo Imana iragutumye, vuga ngo Imana irakwereka, vuga ngo Imana irakubwira. Niba warabuze ahantu wiyahurira, niba warabuze urupfu, koko wa mugabo we,
kumaze imyaka irenze 8 wifuza ko wagirana ibibazo na guverinoma y'u Rwanda, kutize ko nta n'ibyo uragira, ko nta n'imyambaro ufite, ko nta n'ubupasiteri wigeze uhabwa, kutaraba n'umuhanuzi, ko nyiragahanga gata karinda uruguma, ko nizo ntera hamwe udashoboye kubana nazo, ko n'u Rwanda FPR inkotanyi udashoboye kubana nabo. Ese uwiyahura nuko yitwa? Niyo mpamvu ramvuze ngo ufite dayimoni ushaka kuba El Qaeda cyangwa Boko Haram, we kavuza nduru ufite ikibazo gikomeye cyane. Yendi nkawe no kugira ngo niyahure kwa perezida, kugira ngo niyahure kuri perezida, wajya muri Bahimba, wajya muri Muhazi, wajya mu Kanyaru, wajya muri Nyabarongo, wajya muri Rukarara, wakinjira muri Mwogo, wajya muri Mbirirume. Iyi migezi yose ntabwo haburamo umugezi ukwakira. Urupfu rwawe utarutaye ku bantu b'Imana batakwanga, bataguhiga, nurangize wirirwe vuga ngo nihishe, ngo bamvunye ukuboko, ngo nubo bari kushakisha, bagushakisha mwiki ko ari wowe uri kwishakisha. Uhagaze kuri kamera uti perezida, mu magambo nge nta nasubiriramo hano, uti mama perezida, mu magambo nta nasubiriramo hano. Mu by'ukuri niba udafite ikibazo cy'abadayimoni mu mutwe, niba atari uburwayi bwo mu mutwe ufite, ubu Yesu atagutabaye uzamenya inkuba yagukubise, ubu uzavuga ngo ndarimbutse. Ntabwo Imana ishobora guhagurutsa umutindi, umukene, umuhanya kujya kurwanya perezida. Ibyo ntibishoboka. Yaguhagurutsa se kumurwanya gute? Perezida ntimungana, famiye kwa perezida ntako muhuriye, umuryango wa perezida uri peke yake, nta kintu na gitoya muhuriraho, n'abandi nkamwe mukorana, n'abandi nkamwe mugendana. Siri zose mwirirwa mutanga ngo biri gutungana, ngo biri kwemera, ngo harabura, mumushyiraho imbwa, mumushyiraho inzoka. Ibi bintu rero mwe mubikora iyaba byanakoraga bari abapagani ba Mukankiko. Ariko se nawe w'umuhanuzi, nawe w'umukozi w'Imana, harimo nabonye n'undi ngo wahungiye Bugande ngo wiyita pasiteri, ufata perezida ukamushyiraho inzoka, ukamushyiraho ibyo ubonye byose ngo perezida. Nta ngoma n'imwe ibura abayo, nta n'ingoma n'imwe ibaho ngo ibura abapfa n'abakira. Ibyo byo ntibishoboka. Ariko ikibabaje rero ni uko wowe n'iyo opozisiyo urimo nta kikumariye. Mbabwiza ukuri rwose, ndabizi muri komenti muhita mutangira gutukana no kuvuga nabi ngo tuvuze umuntu wanyu ntacyo mumumarira, nta n'icyo mwigeze mumumarira. Abasabu ufite imbaraga utakaza, watakaje ubwenge n'umubiri n'ubugingo, uri guhanura ibintu by'ibinyoma bya buri munsi, ukoresha telefone, wambaye umupira w'amafaranga 100 utagira ipantara, utagira inzu muba muri nyakatsi. Niba Imana yampagurutsa guhangana na perezida, nta na telefone ngira, nta kamera ngira, Imana ikampagurutsa kujya gushwana na famiye ya perezida, nta byo kurya ngira, nta byo kwambara ngira, Imana ikampagurutsa kujya ku mbuga nkoranyambaga hashobora kubonamo n'amayero 1000 harwanya perezida. Uko ni ukurindagira, uko ni ugupfa, uko ni ukwiyahura. Iyo ni intumbi ubunza ku bantu ngo urebe ko hari uwakwica, ariko nawe waramubuze. Ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu ahera mu mwaka umwe agafata imyaka 8, kira siku, kire segonda, kira munota, ari ugutukana, ari ugushwana, ari ukwandagaza, ari ukuvuga nabi inzego, ari ukuvuga nabi ubuyobozi. Ntabwo abantu bose, Yesu yaravuze ngo abakene tuzabana na bibihe byose. Ntabwo abantu bose Perezida Kagame yabakiza ubukene, we yabiranditse. Nta nubwo abantu bose Perezida azabaha amahoro atangwa n'Imana. Ariko birababaje umuhanuzi, birababaje umuntu wiyita umuvugishwa, birababaje umuntu usenga guhagarara ukavuga aya magambo kuri famiye yo kwa perezida. Nge ntabwo ngushyigikiye, n'undi nkawe ntabwo mbashyigikiye. Nubwo yaba yakosheje, nubwo yaba yakoze nabi, Dawidi yaravuze ngo biragatsindwa kuramburira ikiganza k'umuntu witeka yimikishije amavuta.
ubwo se mwe ntimwarindagiye ntimwacuramye mwe ntimurwaye mu mutwe uri umuhanuzi Imana yambwiye ngo uku kwezi perezida azapfa ngo uku kwezi ngo we n'umugore we ngo azapfa ngo rega ngo nta muntu uyoboye u Rwanda ngo u Rwanda rutwawe n'abaringa ngo uku kwezi ngo Imana ngo yambwiye ngo mu rugo kwa perezida ngo barahunze ngo nta bakiba mu Rwanda. Ikinyoma cyambaye ubusa ubu ari muri arene ejo bundi buriya se ntabwo yari wera ariko mwoka byara dayimoni baragwira warangiza ukambwira ngo urimo urahanura ngo Imana yagutumye ngo ubuyobozi bw'u Rwanda ngo Imana irabuhinduye ngo intebe bicayemo ngo si izabo ngo yarapfuye Kagame ngo nta muntu ukibaho ngo yarahunze ngo ubu nta kiba mu Rwanda. Ibi bintu bizabata ku giti. Ntabwo ibyo bikwiye kuvuga abapagani beruye batabatijwe batariyigabo. Umuntu wasamye n'akanwa ke agafata ifunguro ryera akabatizwa mu mazi menshi agakurikirana inyigisho z'umubatizo arahagarara akavuga ngo perezida wa repubulika yarapfuye uzi ko ahari. Kuko uyu muntu ntabwo akunda interahamwe cyangwa FDLR, uyu muntu ntanakunda inkotanyi arizo FPR. Koko urebye Kavuzanduru viyuzi afite ni viyuzi nke cyane. Umuntu w'umukene utazi kwandika no gusoma ntakwiye guhoza mu kanwa ke umubyeyi nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ashyiremo mama Jeannette Kagame. Ababyeyi b'igihugu nubwo waba uri umuhanuzi ariko waba wabibuzemo ubwenge. Aba ni abantu na marayika ubwe iyo abavuga n'ijuru iyo ribatoranya ribigira umwihariko. Biratangaje rero kubona umuntu utaragira ibyo kurya utaragira ibyo kwambara nta bindi ukumva mu gitondo ahagurukanye umuryango wa perezida yiriranwa igihugu cy'u Rwanda kivuma, yiriranwa abanyarwanda bacira ibico abacukurira ibyobo, kandi nawe ari umunyarwanda ari no muri urwo Rwanda. Kuko imvura wanga ko yagwa mu Rwanda nyamara ibyera mu Rwanda urabirya. Umucyo n'izuba wanga ko rirasira u Rwanda kandi nawe ubikeneye. Ntabwo mbyumva rero ukuntu umuntu yaba afite ubwenge buzima igihugu akakivuma, igihugu akagisenya, igihugu akakirwanya, akarwanya ubuyobozi bw'igihugu. Ntabwo byumvikana ko uwo muntu yaba agifite indangagaciro za kinyarwanda. Kuko niba waba mu nterahamwe cyangwa se ukaba muri opozisiyo irwanya igihugu, ariko iyi opozisiyo ikaba itakugurira umuceri, ikaba itakugurira umwambaro, ikaba itanaguha viyuzi, ikaba itanakugurira kamera, opozisiyo ikaba nta n'urwara rwo kwishima yaguha, ubwo ubundi nk'ibyo bintu naba mbibamo ngo bimarire. Burage n'Imana intumye ikantuma kwa perezida. Perezida ni umuntu wubashywe watoranyijwe n'Imana, yimikwa n'Imana mu cyubahiro kingana uku namwe mukibona bakibona. Ariko Bibiliya iravuga ngo umupfapfa icyiza iyo kije ntazakimenya, kandi icyiza akita ikibi, noneho ikibi akacyita icyiza. Nta muntu ushobora kubona ko u Rwanda ari rubi afite amaso yo kubona ibyiza, yo kubona ibyiza. Umuntu ubona ko u Rwanda ari rubi ashobora ku muntu witwa Kavuzanduru, umugabo wo mu burengerazuba bw'igihugu Rusizi. Uyu mugabo ngira ngo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe gikomeye, akaba ashobora kuba arwaye abadayimoni bitwa Boko Haram cyangwa Al-Qaeda, ushingiye ukuntu yitwara n'ukuntu agenda, kandi avuga ko ari umukristo wabatijwe mu mazi menshi mu itorero ry'abapantekoti. Uyu munsi wa none rero turagaruka kuri uyu mugabo witwa Kavuzanduru. Kavuzanduru ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe gikomeye kandi kimukomereye, nubwo abantu mubifata nk'ibisanzwe, ariko nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye ko Kavuzanduru ashobora kuba ari n'umusazi mwe mu buryo mutazi. Kuko Kavuzanduru ni umuntu navuga wiyahura, ni umwiyahuzi. Ameze nk'abantu bihambiraho ibisasu bakajya kwiyahura bakiturikirizaho bombe, ariko bagapfana n'abandi wo kwitwa Kavuzanduru.
Ngarutse rero muri iki kiganiro cya Kavuzanduru, ibi bikurikira mubyumve, mubyitondere ibintu ngiye kuvuga. Kavuzanduru, umuturage wo mu ntara y'Uburengerazuba, we yafashe intumbi ye, afata ubugingo bwe n'umubiri we, abiha abadayimoni kubikoresha. Yifuza amanywa na nijoro ahantu yabyegeka, umuntu yabitaho. Bamenya ko imyaka irenze 5 atuka igihugu, atuka abayobozi b'igihugu. Mpamenya ko imyaka igeze mu 8 ari muri opozisiyo, ariko itagize ikimumariye. Kuraga Imana intumye kwa perezida, nabanza nkayibwira inti ngaburira, unanyambike, uname na depression. Ntabwo numva ukuntu nge naba ntwaye amavunja, mfite ubukene bungana kuriya, mfite ibibazo bingana kuriya, ntazi gusoma no kwandika, ngo bantume ibwami ntazi n'ikintu na kimwe, ntakisomera n'icyapa cya Nyabugogo. Ngize amahirwe Imana ikantuma, ubwo naba nkize ku mugaragaro rwose, koko iyo Imana igutumye iguha misiyo wongeyeho insiyo. Mu by'ukuri rero ngira ngo uyu nawe asa n'uwayobye, cyangwa se asa n'uwavangiwe mu buryo mwe mutabona cyangwa mutanazi, ariko Kavuzanduru afite ikibazo gikomeye cyane. Afite abadayimoni navuga bakomeye cyane, ni umwiyahuzi. Kuko niba uhera ku wa mbere utuka leta ukageza ku wundi wa mbere utuka leta, ufite ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri natwe mu buzima busanzwe buriya tugira ibyo dutinya, tukagira n'ibyo twubaha. Ntawe utinyuka papa we, ntawe utinyuka mama we. Ukuruta wese uramwubaha. Umuntu wese ukuruta, Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa bubahwe. Kandi umusaza, umukecuru, abo mungana, ibyiciro byose Bibiliya ibivugaho iyo ugiye mu gitabo cy'Imigani. Ntabwo numva ukuntu umuntu abura ubwenge, agata ubwenge, akambara urugo rwa perezida ngo nibaringa itwaye u Rwanda, ngo yarahunze, ngo n'umuryango we ngo ntabwo bari mu Rwanda, ngo Imana yabikubwiye ngo ko Burundi bugiye gutera imbere, ngo Kongo igatera imbere, ngo Imana yakweretse ngo ko Abanyarwanda tugiye gupfa. Kinyoma cyambaye ubusa. Ubundi Imana yayo, kuko iyi si Imana yacu, iyi si Imana data, si n'Imana ya Aburahamu. Iyo Mana yanyu ibabwira intambara ku wa mbere, ikababwira intambara ku wa kabiri, ikababwira intambara ku wa gatatu, ukwezi. Niba rero Yesu Kristo ahamagara, ntabanze ngo gukize, ntabanze ngo gutabare, ntabanze ngo akwereke ibyo ugiye kuvuga n'ubibwira, naho ubivugira n'ibyo uvuga ukabiburiramo ubwenge, uri kwiyahura. Uretse ko uwiyishe ntaririrwa, ni umugani w'ikinyarwanda, kandi Nyabarongo yica uwuyizaniye. Ngira ngo ibi byose icyo biri kototera, n'icyo biri gushyira, n'icyo biri kurukereya rwose rukubaho. Ariko intumbi yawe ubwo uyibunze, nubwo wagira ubutumwa, ndabyemera, habaho ubuhanuzi bubi, habaho n'ubuhanuzi bwiza, ubuhanuzi buvuga ibibi cyangwa buvuga ibyiza. Doke uko umwuka wera gutegeka, burya nicyo nawe ukora. Ariko hano urarengera, ibintu uri gukora ni amateka, ni agahomamunwa. Koko iyi ni Imbabazi TV. Koko niba nta basabu ufite, nta kamera ugira, nta bijwi ugira, nta n'umuterankunga ufite muri opozisiyo, urashya waruruye. Imana ifite igisirikare, ikagira abakerubi, ikagira abaserafi, ikagira ibizima, ntigiye kurwana iyo ntambara, ntihagurutse ngo ijye kubyikorera. Igutuma nkawe w'inzahare watindahaye, igutuma ikohereza. Ubwo ni Imana igutuma.
njye Imana yantumana inzara ku wa mbere, kantumana inzara ku wa kabiri, kantumana kwambara ubusa ku wa mbere, kantumana kwambara ubusa ku wa kabiri, ubundi ubwo yabinyohereza. U Rwanda ni Kanani. Nta munyarwanda uri gusengera ku gikanani. Kanani y'u Rwanda, Kanani u Rwanda rwayigezemo. Nubwo harimo abatarinjira mu mazu Imana yabasezeraniye, mu mamodoka Imana yagiye ibabwira, harimo abatarinjira mu tuzi Imana yabasezeraniye, ariko nta kindi gihugu cy'isezerano muzajya kubamo uretse icy'ijuru. Mu ijuru rero ntabwo haba iby'umubiri, ariko iby'umubiri abanyarwanda bari Kanani yabo. Ntabwo numva ukuntu umunyarwanda rero afata igihugu cye akagisenyesha ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa, akagisenyesha akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima, ngo nshuti, ngo bavandimwe, ngo tutabafite. Abo bantu baba hanze y'u Rwanda bamaze y'imyaka 30, niba nazi ubwo bazasanga utapfuye, bazakuramira. Ngiye rero ndi uwo muri opozisiyo, nopoza ibintu byose, najya kubafasha, nabasanga iyo bari abafasha, kuko nabo icyatumye bahunga ni igiki? Nuko babonye ko batazabishobora, bakuramo akabo karenge baragenda. Noneho twebwe rero turi mu gihugu tugomba kuyoboka igihugu, tukumvira abaganzi koko bashyirwaho n'Imana. Kameme ngarutse rero kuri iyi nkuru y'akababaro, ngarutse kuri iyi nkuru y'agahinda y'umuntu utinyuka, y'umuntu wubahuka, umuntu utagira umuco, umuntu utagira uburere, umuntu utarigishijwe, kandi akabikora yiyitirira, yivuga ngo ndi umukozi w'Imana, ngo ndi umukristo mu itorero Pantekote, ngo ofu Rwanda. Kavuza nduru koko, kavuza nduru. Wowe ubwo uri gushya waruye, uri kurwana n'iki? Uri kurwana n'iki? Ni ukuvuga mu Rwanda imvura igwa mu Rwanda ni Imana, izuba ryaka ku butaka bw'u Rwanda ni Imana, amanywa tubona, ijoro tubona ni Imana, yimika abami ikimura abandi. Wowe Imana ibwira ngo perezida azavaho ku wa 5, wowe ibwira ngo muri uku kwezi ngo yavuye, wowe ikakubwira ngo yahunze, mbese Imana ihora ijarajaza umwuka w'ibinyoma, abantu bakiyita abahanuzi. Ariko hari impembe zigeze zigera ku mwami Ahabu, ziramubwira ngo tabara, uzatabaruka amahoro, ngo kandi uzafata amajyepfo, ngo ufate n'amajyaruguru, ngo ufate n'uburengerazuba n'uburasirazuba, ngo mu minsi 3 we ntambara urabo yirangije, ngo Uwiteka muri kumwe. Hari umwuka w'ibinyoma rero winjira mu bana b'abahanuzi, ari we unkuye ukavuza nduru. Uyu ni umwuka w'ikinyoma wamwinjiyemo, uhora umubwira ngo ejo, umwuka w'ikinyoma ukaba no mu bandi nkawe, ngo ejo, ibyo bintu wabivuyemo. Byejo, Imana ihora yisubira, Imana ihora yihindagura, Imana ihora ihindagurika nk'uruvu cyangwa se icyumba. Oya, aho ntabwo naba ndi kumwe nayo jewe, aho rwose nayihorera cyangwa ntayita. Bibiliya iravuga ngo ntakizaba ntibiye akabanga basabye bantu, ariko iyo imaze kwiba akabanga kw'imvura igwa iragwa. Eliya yarahanuye aravuga ngo nimurebe agacu kangana n'ikiganza, abantu barakabona. N'abandi. Ntabwo numva ukuntu rero wowe abadayimoni bagutwara. Abana abadayimoni bagutwaye, uba mu yawe si, uri mu gihugu cyawe kavuza nduru, uri mu buzima bwawe bwite, utuye ukwa wenyine ahantu Imana itanahuriye n'ibyo bintu baba. Abari inyuma yawe rero nabo barindagiye, ubu mu kanya bari butwatake, nibyo turabimenyereye, ariko ntabwo mufite ijambo ryo gusenya, mufite ijambo ryo kubaka. Imana isenya ntibaho, Imana ikunda ibibi ntabwo iyo Mana ibaho, Imana ishyigikira ibibi Imana ntibaho, ikora muri ubwo buryo. Imana ni nziza, ikora ibyiza, iba mu byiza, iba mu beza, ishyigikira abeza. Umwuka rero w'Imana uvuga ngo abantu bapfe, ngo abantu bakwiye gupfa, ngo hasigaye iminsi 3 abantu bagapfa, hasigaye ukwezi abantu bagapfa, ngo muri uku kwezi musenga abantu bazapfa.
nta nyungu ngira ngo aho ngaho umuntu ufite inyungu muri ibyo ni shitani, kandi ntawe ukeza abami bangahe babiri, yanga umwe agakunda uwundi. njye rero ngaruhari rwose. Rero reka mvuge ngo inshuti nziza z'akadasohoka, Imana ibahe umugisha, kandi ibarinde ibagirire neza. Imana irinde ikirere cy'u Rwanda, imipaka y'u Rwanda, Uwiteka arinde imbibi zose z'u Rwanda, igisirikare cyo mu kirere n'icyo ku butaka n'icyo mu mazi. Mukorane n'ijuru, ijuru ribiteho ribarengera. Imana itubere maso. Ciao ciao, shalom shalom. Very good.